ikosa ryanjye, ikosa ryanjye, ikosa ryanjye. ubushize mu nkuru ikosa ryanjye twasize ari kuri episode ya 9 muri season ya mbere. Papa Jessica na Mama Jessica batari kumvikana neza ku bijyanye n'umwana Mama Jessica yakekaga ko Papa Jessica afite hanze. Hanyuma tugeze kuri episode ya 10 mu nkuru ikosa ryanjye. Papa Jessica yakomeje kugerageza kumvisha Mama Jessica ko ibibazo byabo babikemura nk'abantu bamaze igihe bashakanye, ko atari ngombwa kuba bajya kubibwira abana babo. Nuko bamaze kumvikana, Papa Jessica ahita asohoka ajya mu biro bye ahamagara Chris. Boss, mwarimu mpamagaye? Yego. Harya sha ngo wasoje kwiga secondaire, washakaga se gukomeza muri kaminuza? Yego, nuko nagize amahirwe make, gusa nanjye numvaga rwose najya gukomeza nanjye amasomo nk'abandi. None se washakaga kujya kwiga iki muri kaminuza? Nakundaga ibintu bya business cyane. Okay, noneho rero wakitegura, turaza kugushakira ibisabwa byose kugira ngo usubire ku ishuri. Ejo bundi rero Jimmy nasubira muri Amerika muzajyana. Ngo iki boss? Njyewe se boss, aho ngaho ntago mwibeshye? Oya, ntago twibeshye rwose. Baba we, ni ukuri Imana yonyine ari izabamembera pe. Imana ijye ibamera umugisha. Mu gihe Chris yari akirimo atungurwa n'ibyo yumvisha atizera amatwi ye, Mama Jessica ndetse na Jessica na Jimmy bari bicaye muri salo barimo baganira. Nuko Jessica, none se mama, umeze neza nta kibazo ufite? Ngiye rwose numvaga ntazi ibintu murimo, nari nifitiye ubwoba. Uzi ko nari ngize ngo we na papa murimo kurwana. Oya mwana wanjye, ubu se koko twarwana igihe wahereye ubona ko kukura wigeze ubona ibyo bintu bitubaho koko? Twaganiraga nk'abantu bakuru bisanzwe. Mama, katwizere ko ntacyo uri kuduhisha. Oya, ni ukuri Jimmy, muhumure bana banjye, ni ukuri tumeze neza. Njye na papa wanyu twaganiraga bisanzwe, namwe rwose muri abanyabwoba. Barakomeje baraganira, nuko byageze aho ngaho nimugoroba. Chris yicaye atekereza amahirwe n'umugisha ari kugenda agirira muri uru rugo, ariko nanone atangiye gutekereza uburyo agiye kujya hanze atabonye se. Maze Jessica amusanga aho yari yicaye. Chris, ariko man, ukunda kwicara kuri aya maesikariye, uzi ko neza habaye ahantu hawe. Ariko nyine reka nkubwire pe, ndishimye numvishe nyine ngo ugiye kujyana na Jimmy kwiga hanze. Ejo bundi Jimmy yarabimbwiye, mbura uko mbikubaza kuko nari nsanze papa na mama nyine. Ariko nyine pe, ndishimye kugiye gusubira kwiga. Jessica, sinzi ukuntu nashimira umuryango wawe, gusa nziga neza nanjye kugira ngo mubone ko mutakoze ubusa. Ego, shanda kwizeye Chris, ndabizi neza ko uzabikora neza. Mba mbona uri umuhanga n'ubundi. Ahubwo se ko mbona wasohotse utifubitse kandi mbona hakonje. Ariko Chris, uzi ko uri romantike, uba witaye ku kantu gato nka gutyo. Rega Jessica, mwitaho nk'uko nanjye niyitaho, kuko by'ukuri Chris, by'ukuri kisi
nta kibazo mbwira icyo ushaka kumbwira, ndumva hari ikintu uri kumpisha kandi. Jessica, kamubwiza ukuri, kuva nakubona nako buri munsi iyo nkubonye mu by'ukuri Jessica. Ariko se Chris, kambikubwire byibura nibwo n'ubundi bwiye. ariko se mbwira nta kibazo. Jessica, karame, ndagukunda. Muri ako kanya Jessica atangira kureba hirya no ku ruhande ataragira icyo avuga, ariko mama we yahise amuhamagara. Jessica, ariko si kuba wicaye hanze nijoro ni ibiki? Iyo mico kutayigiraga ni ibiki? Karame mama, ndaje nakano ngiye kureba hanze, ngiye kubaza ba Jado niba bafunze. Ni naha inkuru yacu yo kuri uyu munsi episode ya 10 tuyisoreje. Hanyuma se nanone ikindi kibazo cyo kwibaza, ese koko Chris arajya kwiga hanze cyangwa araza kuguma mu gihugu? Ese abana Jessica, Jimmy baraza kwakira bate kubona Chris ajya kwiga hanze? Chris rwose urukundo ndabona rumeze neza na Jessica. Tubibutsa ko iyi nkuru muyandikirwa ndetse mukayigezwaho nanjye gira amata Angelivi ndetse na Obedi Bizimana. Hari episode yagucitse, ushobora kujya ku rubuga rwacu rwa YouTube ukandikamo Abasirimu TV inkuru ikosa ryanjye ukayikurikirana nta kibazo.